Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nakamushya. Byari biryoshye cyane. Ariko bazabirize kumera uko byageze muri cyara kera ngo Yesu yagiye ngo bamutumiye. Batangije ibintu biryoshye cyane, biryoshye kurenza biryoshye cyane. Amen. Uburetse gutaha umutima no mu bitekerezo ugume mu mwanya wawe kugira ngo wakire ikimana yaguteguriye kuri mugoroba. Imana ishimwe. Umwaka mushya wa 2026 ko tubonanye bwa mbere uzaba ari umwaka w'umugisha, uzaba umwaka w'amahirwe ndetse no gutera imbere. Imana izakwereke mu buryo budasanzwe. Tugeze kure twumva ibyo Imana yaduteguriye. Imana ishimwe. Nabuze nshaka gutera ikorasi kare ariko nyine ngasanga si wo mwanya. Ikorasi kumva barayiteye niho abagende Yesu barabaye aho ugeze hose bagukurira ingofero. Imana nishimwe. Reka tugire dutya akwiye icyubahiro. Ntabwo uyu munsi tinda kuko umwanya wo gushima Imana nagira ngo dukomereze muri uwo murongo wo gushima. Dusome Zaburi y'ijana aba ariyo duheraho, duhereye ku murongo wa mbere kugera kuri 5. Zaburi aravuga ngo Zaburi yo gushima mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba, mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza. Mumushime musingize izina rye, kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho iteka ryose. Imana ishimwe. Naho twasoma aya ngaya twarangiza tukitahira. Imana iravuze. Intego ikubiye mwaha ngaha ni Zaburi yo gushima, kuko turi mu mwanya wo gushima. Imana ishimwe. Amen. Kwifuriza kuba muri pozisiyo nziza yo gushima Imana. Kuba hano muri uyu mwanya ubyongereho kuba mu mwanya wo gushima Imana, gutera intambwe yo gushima Imana. Burya ishimwe nicyo wakugira imbaraga bitewe n'aho umuntu ahagaze. Amen. Ndabifuriza kutabikora nk'akamenyero, kutabikora kuko ari igihe cyo gushima. Abantu bose bashima mu ntangiriro z'umwaka. Tumenyere ko abantu baririmba indirimbo zo gushima, bagira umwanya wo gushima, ariko tubikore mu kamenyero, tubihindure ubuzima. Amen. Amen. Kuko ibintu Zaburi yavuze ngo mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu. Burya nta muntu uvuza impundu nta kibaye. Umuntu avuza impundu kubera ko hari icyo ageze gute, hari icyo abonye, hari icyo yumvishije. Iwacu kera iyo umubyeyi yabyaraga, abakuru murabizi, bageraga gute, bavuzaga impundu. Iyo umukobwa yabaga yabonye umufiyanse bakaza kumusaba, twavuzaga impundu tukakoma no mu mashyi kubera ko hari icyabaga kibaye. Rero niba nawe hari ikintu Imana yakoze ku buzima bwawe mu mwaka ushize, uyu munsi turi ku itariki 4 ubu turabana, mukomere Imana mu mashyi. Agize neza muraza niko muri ibi yaririmbye. Ubwo mwaje rero mwongera gukomera Imana mu mashyi, mumuvugize impundu mu mutima. Imana ikeneye ko imitima yacu ariyo ishima Imana. Amen. Amen. Mutima zacu nizishima Imana, ntabwo biri budusige
tugira aho ngaho. Ndashaka ko ubyumva neza, ubaza kubyumva neza, kuko ari wowe ugiye gushima Imana. Ntube washaka ngo wumve amashimwe y'abandi, ahubwo wumve ko nawe ukwiye kuba ufite ikintu cyo kubwira Imana, kubera ko nawe hari ibyo Imana yakoze. Naho ugifite ibyo uhanganye nabyo, ariko nugira umwanya wo gutekereza, urasanga Imana ariyo gushima. Amen. Amen. Ntabwo ushaka gutsindagiramo, ahubwo ndagira ngo banze byumve. Imana ishimwe. Muri iri jambo riravuze ngo ku murongo wa 2 ngo mukorere Uwiteka munezerewe, ngo muze mu maso ye muririmba. Intambwe ya mbere wayiteye ko waje mu nzu y'Imana, waje imbere ye, bivuze ngo hari icyo bivuze, ariko wongereho no kuririmba. Uyu murongo wa 2 tubwiye umutima wawe wagukire kuririmba, uri gusubira mu mibare y'ibintu Imana yagize gute yagukoreye. 3, mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye, nawe natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Usobanukirwa gusa ko ari we waturemye. Imana ishimwe. Yaraturemye ntiyatugira bya bindi bari ejo bundi kuri bene kuri bonane, kandi namwe mwariyo mubirya mwishimye munezerewe, mutibuka yuko hari ibindi biremwa. Ibyo muri kurya nabyo ari ibiremwa, ariko imbabazi z'Imana, Imana iturema itugira abantu, ishyiraho akarusho kugira mu ishusho yayo, iduha ubutware bwo gutwara ibyo bintu ngo tubigireho ijambo. Umunsi wo kubirya n'ugera tubirye dushima, ariko byo bidafite kugira icyo birekaraho. Ariko nujya ugera ku mwanya wo kurya ibyaremwe, ukabona ufashe ukuboko, ukuguru, ugafata ibaba, ugafata iyo kwitako, ugafata urushi rw'itako, inkoro bamwe mushyira mu gasombe, ujya utekereza ngo iki kiriwe mu kingo cyane. Hanyuma usubiza inyuma ujya mu mibare, uvuga ngo iyi myaka ni guserebura, maze bamwe bagize za aniveriseri ejo bundi, hari abahuza za aniveriseri no kuri Noheli, abandi kuri bonane, abandi mu kazi bikurikiyeho. Ariko ujya ubona icyo gihe kigeze, ujya uvuga ngo uyu munsi nanjye ntari kuba ntambutse. Iyo bari kuba baratambutse mu gihe cyatambutse, bonane ntiyari kugusiga, ariko kubera ko yagusize, komera Imana mu mashyi wishyure. Tuyishimire ko yaturemye ikatugira abantu, ariko kandi tumenye yuko kuba yatugize abantu atari twe twabihisemo, ahubwo yabihisemo kugira ngo ihabwe icyubahiro muri twebwe. Hanyuma rero dukora icyo yaturemye. Imana ishimwe ngo yaturemeye kugira gute? Kumuhimbaza. Muri iyo mpamvu atubwira ngo tuze mu maso yo turirimba tumuhimbaza, ngo mwinjire mu marembo ye, ku murongo wa 4, mushima, ngo no mu bikari bye muhimbaza, ngo mushime, mumushime, musingize izina rye. Ntihagire ikindi kivugwa. Nugera ku gihe nk'iki, mwishime ry'ingaruka mwaka, ntihakagire ikindi kibitambika imbere ngo abe ari cyo imbere, abe ari cyo umwanya mu mutima wawe, ari cyo uvuga, ahubwo ugira umwanya wo gutekereza ku kurema kwawe. Wibuke imbabazi Imana yakugiriye, ntikugire inkoko cyangwa ihene cyangwa intama, ntikugire igitungo, ahubwo ikaba yarakugize umuntu. Inyuma mbere yo gutekereza yuko hari ibintu utegereje kubona mu mwaka utambutse, mu gihe gishize, mu gihe gitambutse, ujya utekereza yuko Imana yakugiriye imbabazi, ikakuremera nk'umuntu, ikagushyiriraho kujya uyihimbaza. Hanyuma wongeraho umwanya wo gushima, uyibaze ikibazo ubaza se icyo Imana yashyiriyeho nicyo ni gukora. Mbere yo gushima Imana icyo Imana yashyiriye, ese ni muri pozisiyo nyayo Imana ishakaho? Utekereze uyu munsi, kuri uyu munsi dutangiye umwaka, muri rusengero rwo dutangiye umwaka, ubu dutangiye umwaka w'amateraniro y'abantu b'Imana. Ubwo dutangiye umwaka rero, ndakwinginze ngo utekereze neza,
kanya gato nagize umubabaro nari ntambutse mu mujyi berekeje umushyitsi nakubitanye n'ikintu kitanejeje umutima wanjye. Nabonye abantu bari gukora ibintu binyuranye n'umugambi w'Imana. Nabonye umusore ufatanye n'undi musore bambihirije nuko nyine nari nasenze kandi banyekabigiriye n'ubuntu nk'abantu kuri bwuzi yayo muri uyu mwanya. Mbona umusore niba ntaniteguye kubona none ku itariki ya kane ni mu gitondo. Mbona umusore ufashe undi umusore yambaye akamini yihengetse ariko yigendesha kuri iki kuntu n'ubu afite akantu ariko naba nta kintu nakora. Ariko Imana imugire gute imurebe. Kubona umuntu Imana yaremeye ngo yihimbaze yayihe icyubahiro hanyuma agakora ibinyuranye n'umugambi wayo. Kuba Imana yarakugize umugabo ukwiye kwishimira ko yakugize umugabo ukabiha agaciro ukanyurwa nabyo ukaba fiyeri yuko Imana yakugize iki umugabo. Hanyuma wamara kumenya ko ari Imana yakugize umugabo ukakora iby'abantu inshuti yanjye. Imana yakugize umugore ukabyuka mu gitondo ukaba umugabo umukobwa nezerwa nuko Imana yakugize umukobwa hanyuma uyishime uyihimbaze kuko hari abandi bafite ibyifuzo byo kubikira abakobwa. Ese mwa bakobwa mwe namwe bagabo nimwaramurira Imana ahubwo mukayicyubahira ko mwagize ubukashimwe bwo kuba abagabo n'abakobwa. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma rero nyuma yo kubona ko Imana ibyo yakoze bikubereye unyurwe nabyo ubiha agaciro ubihesha agaciro. Amen. Imana ishimwe. Ku murongo wa 5 ngo kuko Uwiteka ari mwiza imbabazi ze zihoraho iteka ryose ngo umurava we uhoraho ibihe byose. No kuba turi hano gusa tubona ko bwabo bantu benshi batandukanye ugire ukabona bari kugenda ukundi kuntu. Imana itatugira imbabazi. Iri joro riba ryakeye igeze kurakara irakarira abantu basuka umunagomora ibabazwa n'ibintu bari gukora igira gute irabarimbura barapfa. Ubu tubabona ko twifuza nk'amateka ariko kandi twanabivuga ugasanga turabivuga nyine nk'ibintu byoroshye n'ubisoma tubisoma twirukanka tunyereza ariko tukibagirwa yuko natwe hari intoki ziri kutureba. Cyatumye abantu bo muri Sodomu na Gomora barimbuka nuko bakoze ibinyuranye n'amaso y'umugambi w'Imana ishaka batagenze nk'uko Imana ibishaka. Hanyuma Imana igira gute irabarakarira irabarimbura. Ese mu mwaka ushize ko turi gushima no mu kanya tugiye gushima twambutse uri amahoro. Abo twari kumwe kwa gatatu twabivuganyeho gatoya turavuga ngo mbese ko tugiye kwambuka umwaka nta muntu waba ufite forode. Twasanze rero hari igihe umuntu yagiye kwambuka umupaka abaza kwisuzuma kwigenzura kugira ngo arebe yuko nta kintu yaba yambukanye kitanyura ku mupaka cyangwa se arebe ko akwije ibyangombwa byose bimwemerera kugira gute kwambuka umupaka. Impamvu ibitera ni iki? Ni uko imbere h'abantu bashinzwe umutekano harya ku mupaka uvuye ku mupaka umwe uwo winjiyeho ugenda waba ari imbaraga nyinshi. Uvuyeho hari igihe batabyitaho kugusaka cyane kuko baba bazi ko imbere aho ngiye bari buze kugufata niba usanga hari ikintu wambukanye. Hari igihe rero utambuka watambuka ukabona nta kibazo ariko wagera imbere. Kera hari abantu bajyaga bita ngo ni ba Rujigo ubu ngubu basigaye bari iwacu babita ribu ni ribu niba bivuze nawe mwihangane. Ariko hari abantu bashinzwe gusaka abantu bambutse umupaka babishe mu gihugu bakareba ibintu bagize gute binjiranye. Iyo ugize ingorane rero usanga bagufatanya ikintu kitasorewe cyangwa se kitemerewe kunyura ku mupaka. Uyu mwanya mbere yuko tugiye gutanga amashimwe tugiye kurambura amaboko cyangwa se tuzamura amajwi yacu dushima Imana. Unyure mu mutima wawe unyuremo wisuzume urebe ko nta kintu wambukanye wanyuranye ku mupaka kuko imbere hari bariyeri hari control. Nubwo tugeze mu kwezi kwa mbere tukaba turi mu kwezi kwa mbere ku itariki enye ariko umwaka ufite amezi 12. Ibi muzahora muri uyu mwaka ntabwo urabimenya. Kubera iyo mpamvu rero faites attention kugira ngo imbere utazafatirwa mu cyaha kandi waruhawe amahirwe ya kabiri kuri iyi tariki ya kane wisake urebe nta kintu wambuka
ndaje, ariko mbere yuko ndirimba, mbere yuko ntarama, mbere yuko mbyina, ciye bugufi unkureho ibintu natandukanye bitari ngombwa. Hari igihe hari ibintu biba byaratwikurikije, ariko uyu mwanya muri amasaha y'umugoroba, umunsi wo kwakana Imana iduhaye ni uwo gusubiza amaso inyuma, tukareba niba koko twamaze umwaka tumeze neza. Uyu mwaka tuwinjiremo turi gukora icyo Imana yadushyiriyeho, uri guhimbaza Imana kuko ari icyo Imana yagushyiriyeho. Nusanga atari cyo uri gukora, nusanga hari ikintu kiri gutuma utazamura ibendera, uzamura ibendera ushima Imana, ugishyire hasi kugira ngo twikomereze uzaragize umwaka tugira ngo dushima Imana. Imana ibahe. Amen. Nazevuga ko mvuga ku bantu, ariko ugiye kugarukiraho. Nari bifuje gusoma mu gice cya 4 cy'itangiriro, ariko igihe cyatambutse sinshaka kubatwara umwanya ngiye guhagarara aha, ndavugaho gato ntabwo. Nubona umwanya usome igice cya 4 cy'itangiriro, uhere ku murongo wa mbere ushaka kukirangiza, ariko nugera kuri 16 uraza kuhasanga amagambo, urasanga inkuru y'abagabo babiri bavukana. Nabo bari bambutse umupaka nk'uko nawe wambutse, bari barokotse ibyabaye mu gihe cyari kibatambutseho. Hanyuma bageze hakurya bamaze gukora icyaha, aricyo kitwa cyatugizeho ingaruka, ni icyaha Adamu na Eva bakoze igihe bari muri Edeni. Hanyuma kubera ko Imana ibaremye bakunze, icyaha bakoze cyari kubicisha bagapfa, ariko imbabazi z'Imana ko Imana yabaremye ngo bazarebeho bayiheshe icyubahiro, kuko ibaremye mu ishusho yayo, ishaka ko bazakomeza gupresa no kugaragaza ubwiza bwayo. Hanyuma baza gukora ikosa, baracumura ku Mana, Imana irarakara. Imaze kurakara nabo irabahana, ariko ishyiramo ibiyaga. Bakoze icyaha, baza gukora icyaha, twese turabizi ngo ibisaga bambaye ubusa, imyaka bari babaho yose ntibigeze babona ko bambaye ubusa. Bari bafite ukuntu bambitswe n'ubwiza bw'Imana, ariko umunsi bakoraga icyaha kirabatwikura, bituma bibona, babona bambaye ubusa. Bamaze kubona ko bambaye ubusa, ngo batangira gushakisha utuntu tw'uducocoro bitwikira kugira ngo babashe gukomeza ubuzima. Ariko urukundo rw'Imana ruraza rurabasanga. Imana iraza ikabasanga, ihamagara Adamu iramubaza ngo Adamu we uri he? Adamu arasubiza ngo ndi hano, ariko nambaye iki? Nambaye ubusa. Yari amaze gukora ikinyuranyo cy'Imana yamuremye. Hanyuma Imana iramubaza ngo ujya kuba kwambaye ubusa? Atangira kuzana impamvu. Adamu wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho. Atangiye kuzana ibisobanuro nabyo bitari byo, atangira kugenda avuga ngo umugore wambaye niwe wakoze ibi ngibi. Hanyuma Imana iravuga iti nubwo wakoze ibyo, guhera kuri uyu munsi ugiye kuva muri Edeni ujye hanze. Uyu munsi wa none wazaniwe ubutaka kuvumwa, uzajya ugira ibintu ubona bikugoye, ugiye gutangira gututubira. Niyo mpamvu ubona uhagaze imbere y'abantu banini kugira gutya. Ibi ntibyabagaho, ibi ni ingaruka z'umurimo w'abatwagize. Ntabwo twari kuba dututubikana, hari ukuntu twari kuba tumeze neza, tuba twishima, ariko icyuya nabyo n'ibintu kiba gitangiye kuza, ujye umenya ko ari ingaruka z'ubuzima igihe. Ariko noneho uwo mugabo amaze kwambuka, Imana imaze kumusohora muri Edeni, nk'uko twese twabisomye, tutarabisomye uzagira amatsiko usome igitabo cy'Itangiriro. Mbakumbuje gusoma Bibiliya muri uyu mwaka. Amen. Mutangire gusoma Bibiliya muhere mu Itangiriro igice cya mbere, uzagera mu kwa 12 byibuze umaze kuyirangiza. Bizajya bituma n'abantu batangira kuvuga butumwa, bavuga ngo batavuze ngo ku murongo wa 5 ngo wa 6, no, bipfa kuba byanditse ku mutima wawe. Nubisoma bizakubamo, bizajya bigufasha. Ariko uwo mwanya ngo bamaze kwambuka rero, bageze hakurya, uyu mugabo yaje Imana imugira imbabazi itamurimbuye, asohotse muri Edeni, ageze hirya gatoya, akomeza kugira umugisha za kubyara abana, abyara abana babiri bagiye kuvugaho mitendekera, Abeli ndetse na Gayi. Abo bana babiri impamvu bavuze nuko twaje gutura amaturo. Uyu munsi tuje gutura ibikoro byo gushima Imana. Ni abantu bateye intambwe, baravuga bati tumaze kubona ukuntu ubuzima bwacu ibintu Imana yagiye idukorera, tugomba guhitura amaturo. Sibyo? Hanyuma rero bagiye gutura amaturo, ko batura mu buryo butari. Bagira ngo mutazakora ikosa ryo gutura amaturo yanyu, mugatura mu buryo butari. Ubanza rero kuri hagaze muri pozisiyo nziza yo gutura. Uyu mugabo witwa
Adamu amaze kubyara abana babiri, aba bana barakuze ariko ngo bakora imirimo yo guhinga no korora. Mu mirimo yabo bakoraga rero, kubera ko bari barigishijwe ko umuntu yagize icyo abona ajya gutura Imana, barabikoze, ariko umwe abikora mu buryo butarimo. Reka bariho dusoma gatoya imirongo ingahe gusa gakera aho ngaho. Ibice bine Itangiriro, Itangiriro ibice bine, murongo rero ku murongo wa kane, no mbere kuri gatatu. Bukeye Kayini aza ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. Abeli azana kuburiza rw'umukumbi we ku rugimbu rw'uwo Uwiteka yita, kasome neza mutaza kubyumva nabi. Abeli azana kuburiza rw'urugimbu we no ku rugimbi rwawo Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nuko nukora ibyiza muzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byituye ku rugi, kandi ari wowe byifuza, ariko ubwire kubitegeka. Kayini abwira Abeli murumuna we, Kayini abwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari hehe? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati, icyo ukoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe riratakira ku butaka, noneho uri ikivume, ubutaka bwanga. Noneho uri ikivume, ubutaka bwasamuye akanwa kabo kwakira amaraso ya murumuna wawe. Ukuboko kwawe kwavushije, nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Kayini abwira Uwiteka ati, igihano mpannye kiruta icyo kwihanganira. Imana idufashe. Narishatse kugira ngo tumenye ibintu dukwiye kwirinda. Uyu mugabo Gahini yatuye ituro, urumva yakoze icyo bita gutura, ariko atura mu buryo butari, ntabwo yigeze atekereza ku Mana agiye kugira gute gutura. Ngo yari yejeje imyaka, azanye imyaka ye arebamo, ntekereza ko yarebye ibintu bisa nk'ibitameze neza, aba ari ajya gutura. Ariko Abeli we mu butunzi bwe atekereje ko Imana ibintu byose afite ariyo yabimuhaye, afata mu ituro arijyanira Uwiteka. Ntekereza ko yahaye agaciro imbaraga by'Imana yakoze. Amaze guha agaciro iby'Imana yamukoreye, afata ituro arizanira Imana. Iyo umuntu yaturaga ituro mu gihe cyashize, ikimenyetso kigaragaza ko ituro ryo ryemewe cyahitaga kigaragara, kuko bashyiraga ku gicaniro, bashyira ku gicaniro umwotsi ukazamuka, umuntu wese aho ari akabona yuko ituro ry'uyu muntu rigize gute, rinejeje Uwiteka. Mu gihe rero yari gutura, Abeli atuye ituro rye, ryahise rigaragaza ibimenyetso by'uko rishimwe n'Imana. Aho kugira ngo
afata umwanzuro ugayitse, ahita ajya muri pozisiyo yo kugira ishyari, aramwanga. Amaze kumwanga aravuga ati ntazongera gutura ukundi, ngiye kumwica, nimara kumwica nkari ndikoze ikosa, aravuga ngo ngiye kumwica, nimara kumwica ubundi nsigare ntura. Yibwiye ko nasigara ku isi wenyine ibyo atura bizagira gute, bizagira agaciro. Arangije ngo aramwica, ariko mu gihe yari ataramwica Imana yaramugendereye, iramubwira ngo mbese wowe ugambirira neza uzemerwa. Imana yari muhaye amahirwe ya kabiri, nk'uko natwe tugize gute, duhaye amahirwe ya kabiri. Imana iduhaye amahirwe ya kabiri, ibyo tutakosoye, ibyo twakosheje mu mwaka ushize tubikosora. Ibyo ikintu tugeze muri 2024 ntabwo uko turi neza, si uko twasenze cyane, si uko twatuye amaturo meza, ahubwo Imana iduhaye amahirwe ya kabiri ngo dukosore ibyo twagize gute, twakosheje, ibyo tutakoze neza. Mutaza kwibeshya ko kuba turi hano ari ubuhangara abajya ngo nakoze 7, undi ngo nakoze 20, nagiye mu butayu, nagiye ku misozi, undi ngo nageze gute, undi ngo byageze ngo naririmbye neza. Iyo ntacyo byagufasha. Imana ikeneye umutima wawe ukwiye uko ukwiye kuba. Ngo noneho Abeli atwituro rinejeje Imana, Gahini agambirira kumwica. Imana iramugenderera, iramutangira ngo arebe ko yakikosora. Gahini yanga kubyumva, aramara maze aragenda aramwica. Amaze kumwica, ingaruka z'icyaha rero ziba ziratangiye kuri Gahini, kubera ko Imana iramugenderera maze kubikoza ibyo ni ibiki. Ati murumuna wari hehe? Ati murumuna wanjye sigenda umurinzi we. Ati ninde wamushinze? Niko yavuga ati ndio wamushinze, yirengagiza ko ari kubwira amureba. Amahirwe ya kabiri yari kubaza ngo mbese nugambirira neza wowe nta gusemerwa. Imana agira ngo ahagarikire umugambi wo kwica murumuna we, awuhagarike, atekereze neza, nawe yige gukora neza, Imana izamugirira neza. Ntiyabyitaho, arangije arahoboka, akora ibintu bibi, akora amahano. Arangije amaze kuyakora bibabaza Imana. Imana none yongera muganiriza, aravuga ngo ibyo ukoze ni ibiki? Yari muhari mahirwe ya gatatu, yongera amubwira ngo niko ibyo ukoze ibyo ni ibiki? Arongera aramubaza ngo murumuna wawe ari he? Ingendo umurinzi we yacyatura akavuga ati namwishe, mbabarira. Imana ari kumubabarira, ariko niba yiha agaciro ntiyabyitayeho, yarangiye amwishe. Yarangiye amaze kumwica, ntiyanavuga ko yamwishe, ntiyavuga ati mbabarira nakoze ikibi, ahubwo akomeza kwihagarara. Imana rero ngira umuhari mahirwe ya kane ya gatanu, iramubwira uti rero icyo wakoze icyo, dore amaraso yawe ubutaka bwasamye kumira amaraso ya murumuna wawe, none ari gusakuza, ari kuvugira mu matwi yanjye, ndikumva urusaku rw'amaraso ya murumuna wawe ari kuvuga. None rero uhera kuri uyu munsi ubutaka wajya guhinga bukakwerera, ntibuzongera kugira gute, kukwerera. Aho niho twahuye ingorane munyamubona zitandukanye, ni ingaruka za mukuru wacu, mwene wacu wakoze ibintu bibi. None uyu munsi wa none turarwana n'ingaruka y'icyaha cya Gahini. Agahini yakoze n'uyu munsi nabona Bagahini barushaho kugenda mu ruhererekane. Bari abantu bikora ibintu bakora ibintu nk'ibyo Gahini yakoze, ni bene wabo nabo mu muryango wa Gahini. Ibyo bituruka ku muvumo yavumwe kubera ko yaza kumvira Imana. N'umuntu yishe umuntu umenya ngo ni Gahini. Nta muntu w'Imana wica. Umuntu wese ukora ku maraso, uburyo bwose yakozemo, aba yije muri abaza n'umuzimu wa Gahini umuzamukiyemo. Agarukira aho ngaho kuvuga ibintu byinshi, ibyo tubonye kandi tuvuga nk'abantu benda kugerageza kandi tutazabona, ariko nagira bamubwire ngo ugarukire nawe aho ngaho, utekereze neza, umwanya wo gushima, urebe ko ibyo gushima ubyumva neza, kuko ushobora kubikora ukabikora nabi ukakugiraho ingaruka. Ibyo wangije rero ubikosore muri uyu mwaka. N'amahirwe ya kabiri ntagaragara n'umwaka wo kurya. Igihe tuba turi kurya twabaza bya bindi tukabirya,
hari igihe tubikora atari cyo gihe cyo kubikora, atari cyo twakagombye gukora. Twagombye kuvuga ngo Mana waraturize ugira imbabazi, ariko duha imbaraga zo kunesha ibyo twakoze bitakutunganye, ibyatunaniye. None rero muri uyu mwanya uza gushima, ubanza utekereze neza ko nta kintu wangije, urebe niba niyo nta kintu uri kuwumva, urebe umutima wawe muri icyo bw'isitimu, urebe imigambi yawe niba ari myiza imbere y'Imana. Nusanga imigambi yawe atari myiza, wigarure, wikosore, ukore ibyiza, kuko nawe uzemerwa. Amen. Ayo mahirwe yose ntabwo nagiye kubidetaya, uzabisome wisomere, ariko Imana irashaka ko tuyishima nayo igize gute idushima. Amen. Amen. Ureke tuzane imitima ishima Imana imbere yayo, ntitupfe kugenda kuko abandi bagenda, kuko Imana yaturemeye kuyihimbaza. Imana ibahe umugisha. Ihangane, nshobora kuba mbabwiye ibintu mutari mwiteguye kumva kuri umunsi wa mbere w'umwaka, ariko iwacu nyine ntitujya twihitiramo. Twamaze kwemera yuko simwe mwasengeye, mwaraye kumusengera, no mu kanya mwasengeye, murabango mwigisha Imana imufashe. Niba Imana yampaye, niba umwuka yoboye, nanjye nibyo mbahaye. Amen. Kosora ibyo wakoresheje mu mwaka ushize. Uyu mwaka amahirwe Imana iguhaye yo kurama uyakoreshe neza, kugira ngo utazagerwaho ingaruka z'uko utumviye imiburo Imana ikuburira. Muri aya mahirwe uhawe rero, muhaguruke dusenge. Amen. Amen. Utaha muri mbonane uzabyine gusa cyangwa kuri Noheli, aho uzatekereze cyane maze ukora icyo ugiye gukora. Nubona umwaka utambutse, ntuzaserebure cyane, aho uzatekereze ngo mbese ubu ndi muri pozisiyo yo guserebura. Ni iki ngiye gukora? Serebure gute? Uyu mwanya mvuga iki? Nkora iki? Muri uyu mwanya ni iki ngiye gukora? Ngaho rero, kubera ko wumvishije ijwi ry'Imana, reka nawe utange igisubizo gikwiriye. Reka mbe mwene data Eric yegere hino asenga Imana, kugira ngo Imana idufashe ukumenya uko dukwiye kwifata muri iki gihembwe. Imana idushoboze. Imana turagushimiye ko ubasha kuturinda ndetse no kutweza ibyo twagucumuyeho. Mubanye natwe ntabwo ari umwaka wa 2025 gusa, ahubwo abenshi tumaze umwaka urenze umwe. Bisobanuye ko kuturinda nta rubanza dufitanye nawe. Twagiye duca ahantu hari amasasu, twaciye ahantu hari ibyorezo duhari, hari ahantu habaye impanuka tuhanyuze, hari n'ahandi hagiye haba ibindi bibazo abantu bahagira urugomo, turahanyura ndetse turanahagarara. Mwami, ntacyo tugushinja, ufite ubutwari bugaragara muri twebwe. Nta n'icyatuma abanyamahanga batubaza ngo mbese iyo Mana yacu iri hehe, uretse imitima yacu yakwinangira ikananirwa kuguhamya. Twagiye tunyura mu nyanja, inyanja zihitana abantu, inyanja zirimo ibikoko tutakominika, inyanja zirimo umuraba utatuvugisha. Ntabwo dufite imbaraga zo kumubwira ngo tuze, aho naho twatsindirwa, kuko bigaragaza ko ufite imbaraga zo kuturinda. Mwami, umuntu wese uri hano ufite amateka y'uburyo wagiye umurinda, y'uburyo wagiye ugendana nawe, y'uburyo wagiye umukiza, y'uburyo wagiye umwiyereka. Kandi uretse n'ibyo Mwami, twagiye ducumura umunsi ku wundi. Utaragucumuye yaracumuye ku muvandimwe,